ubuzima bwari bwiza duhana nongeye kuza imbere y'Uwiteka Imana ishobora byose. Nk'uko mubizi umwaka uri kurangira, impera z'umwaka zarangiye, Noheli yashyitse. Ubu ni ibyishimo n'umunezero bidasanzwe by'umwihariko ku bakunda gospel. Ni ibyishimo n'umunezero bidasanzwe kuri bo kuko turangije umwaka turi bazima. Dushima Imana kuba tugiye kujya Noheli, kandi bikazaba dufite n'icyizere yuko n'umwaka tuzawurangiza tujya nka bonane. Ibyo ni byo byiza rero, ibyo ni byo dushaka. Mureke tubanze dusenge kugira ngo rero ubwo tuza kuganira namwe tuze kwibashisha Bana bari mu ijuru. Uwiteka tuguhariye umwanya nk'uyu nguyu tubashije kuza imbere y'ubwiza bwawe. Turagushimiye Mwami ubwo twemereye kuba uduhaye umwanya nk'uyu nguyu tukaba tuje imbere y'ubwiza bwawe. Turagushimiye Mwami, umwanya tugiyemo rero turakwiza kugira ngo ubane natwe tuyobore. Ibyo byose dukora Mwami tubikoreshwe nawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Haba mu byo dukora, haba mu byo tuvuga, tubikoreshwe nawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turinde kwihimbaza, turinde kwishyira hejuru Mana, ahubwo izina ryawe ari ryo shyirwa hejuru y'umwuka wawe. Urakoze kwisohoka rero, umwaka urangiye turi bazima. Benshi bagiye bahura n'intambara nyinshi, benshi bagiye bahura n'ibikomeye, ariko nimuhumure, ntabwo ari igihe cyo gucungura, ahubwo ni igihe cyo gukora. Ni igihe cyo gukora mukandikisha amazina yanyu ku Mwami Yesu uri mu ijuru, kugira ngo naza kureba abubashye Imana namwe azabicaze ku ntebe y'icyubahiro. Azabicaze ku ntebe y'icyubahiro, muzajye kuri za mbuto zo mu ijuru kubiringira Uwiteka, kuko turabona ko abiringira Uwiteka ngo bameze nk'umusozi utanyeganyega, ngo nta na kimwe cyababasha kubarwanya. Rero umuremye mushikame, Uwiteka Imana arabakunda cyane. By'umwihariko mwebwe b'abaramyi bazaniye inkuru ibabwira ngo nimuhumure, Uwiteka arabakunda, ntabwo yabaretse, ntabwo yabibagiwe. By'umwihariko abaramyi ntabwo yigeze ibareka, ahubwo Imana irabakunda, ihora ibazirikana ku manywa na nijoro. Kandi bafitiye impano nziza, bafitiye ibyiza, ntabwo ari ibibi, bafitiye ibyiza gusa, ntabwo ari ibibi. Mbifurije umwaka mushya muhire, na Noheli nziza, muzabane n'Imana mu byo muzakora byose. Umwaka wa 2023 uzababere umwaka w'umugisha n'umunezero, muzahahe muronke ibyo mbifurije, muzahahe muronke ibyo mbifurije muri byose, kuko birakwiriye cyane. Ndetse mukomeze mube mu Mwami Imana, mukomeze muyisenga mugiramye, mukomeze mwinjire mu mavuta y'Imana. Ibyo ni byiza kandi nibyo Imana ibashakaho, nibyo Imana ibakeneyeho. By'umwihariko reka nsuhuze abantu abaramyi by'umwihariko mbanje gusuhuza korali yanjye ya Presbyterian ndirimbamo, ndabaramukije. Harimo ba Terasi ba Isiraheli, harimo ba Busa n'abandi abawirasi basuhuje. By'umwihariko abo twiganye Ntendezi muri Ntendezi, abo ndabasuhuje cyane. Aho nigaga agronomi ndabasuhuje. Aho ngaho ni igihe cyo kwibukanya amateka y'ibyo y'amakorali yagiye anyuramo, yagiye joiningana nayo. By'umwihariko nsuhuje korali worship team ya Ntendezi, ndayisuhuje. Aho nigaga ndi no muri Presbyterian, aho muri hose Imana ibaha umugisha, ibakomereza amaboko. By'umwihariko nongeye gusuhuza abo twabanye haba muri Uganda muri Presbyterian mu gihe cyo kwiga, cyo gukurikirana ishuri. Ndabasuhuje. Abo twabanye mu baramyi ndabasuhuje. Abarundi bagiye tubana ndabasuhuje, bagiye tubana haba mu kuramya, abagiye banyakira mu kuririmba mu bitaramo ndabasuhuje bose. By'umwihariko na kameramani turi kumwe ndabasuhuje. Amahoro y'Imana nawe nabane nawe, ndamukunda cyane, ajya amfasha mu bintu byinshi bitandukanye, ndamukunda cyane. Imigisha ni myinshi rero. By'umwihariko dukomeje twegera umwaka mushya. Nsuhuje abaramyi haba Israel Mbonyi ndamusuhuje, nsuhuje Nibox Frank, nsuhuje Worship Team,
bavukanye twaririmbanaga mu kuramya ndabasuhuje, nsuhuje ndetse n'abaramyi bo hanze abadonimwe ndabasuhuje, amahoro y'Imana n'abandi nabo, ndetse nasuhuje n'uyu muhanzi bita Nyamitari ndamusuhuje ari hose nagira Imana. Nyamitari uriya ndamukunda na Mani Marite ndamukunda cyane, uriya ni abahanzi b'abahanga. Nsuhuje n'umuhanzi wanjye Jonathan ndamusuhuje ndamukunda cyane, ni umuhanzi w'umuhanga nawe ndamukunda, abo ngabo bose ndabasuhuje. Batuye indirimbo y'Imana yanjye bita Urufatiro, aho bari bose turi batuye kugira ngo bayumve. Amahoro y'Imana n'abandi nabo aho bari bose, reka baririmbire indirimbo dutangura ndagusingiza naboneko intege zanjye ziberanye kugusingiza, mwami mwiza duhaguruke tukuramye abanyacyubahiro bacishwe bugufi kuko ubwami bwose ari mu bwiza. Shimwa izina ryiza ndahimbaza Yesu kuko atanga ibihembo bishimishije kuva kera isi yaremwa uwamusingiza yuzuzwa bw'umwuka. By'umwihariko iyi ndirimbo yongeye kumwibutsa umuhungu twakoranye bita Elyse ndamusuhuje ariho hose, ndetse na Eric Boston nayo ndamu Boston Pro ndamusuhuza, Nyamasheke twakoranye iyi ndirimbo ndamwibuka kandi ndamuzirikana. By'umwihariko ndamusuhuje amahoro y'Imana n'abandi nawe mu byo akora byose. Yari umuhanzi w'umuhanga, hari igihe bijya binyuramo umuntu akibuka ubuzima umuntu yagiye anyuramo bwa kariyeri y'umuziki, akibuka abantu bagiye babana, nubwo bitaba byashoboka ko mwakongera gusubirana, ariko umuntu aba akibazirikana. Ndabasuhuje amahoro y'Imana n'abandi namwe, abakunzi banjye ndabasuhuje, abankurikirana mu muziki, abakunzi ba Burake TV turabasuhuje, mukomeze mubane n'Imana.